Twongeye kugusuza uwo kurikiye Cobra Media TV. Uyu ni wa mwanya mukunda w'ijambo ry'Imana mugezweho nanjye Ndakize Martin. Ni ijambo ry'Imana rizaribageraho buri ku cyumweru. Rero dukomeje gushimira bene data bakomeje kudufasha kwamamaza ubutumwa bw'Imana biciye mu kugenda bohererezanya ijambo ry'Imana tuba twatanze. Kandi dukomeje gushimira wowe wakoze subscribe ntihagire ikiganiro kimwe kizagucika. Ikindi kandi dushimira bene data bakomeje kuduha ama comments bigenda bidufasha mu buryo tugenda dutegura ibyigisho ndetse n'uburyo bwo kudutera courage. Rero Imana iyo mu ijuru ibahereze umugisha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nitutagwisari tuzagororerwa. Rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge twiyegereze Imana kugira ngo ibyo dukora byose bye kuba ku bwacu ahubwo tubashe kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Amen. Mwami Yesu Kristo tugushimiye ko udukunda utwitaho tumenyera ibidukwiriye. Tugushimiye ko ujye udutungisha ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo kugira ngo tubashe gukura mu mwuka Mwami Yesu Kristo. Ngushimiye ko uyu munsi uduhaye akanya ko kugira ngo tuganire na bene data ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo tuyobore ibyo tuza gukora byose bize kuba ku bw'icyubahiro cyawe Mwami. Kuva dutangiye kugeza dushoje turifuza umwuka wawe wera ko ari wo udushoboza atuyobore atwumvishe ibyo tuganira ibyo tuvuga kandi Mwami na bene data baza kumva ijambo ryawe babashe guhindurwa n'ijambo ryawe Mwami Yesu Kristo. Urakoze ko twumvishe Mwami icyubahiro gikomeze kibi cyawe uyu munsi n'ibihe byose Mwami mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Haleluya. Bene data tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana narehaye umutwe w'ijambo rivuga ngo ube umucyo mu mwijima. Haleluya. Uba umucyo mu mwijima. Ahari umwijima ukwiriye kuba umucyo. Haleluya. Ni ijambo tugiye kuganira turaza kurisoma turisanga muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 4. Ndakwinginze kugira ngo mwene data tuze kujyana. Wowe ufite Bibiliya dushobora gufatikanya tugasoma twembi ariko cyane cyane tuze kugenda tuganira. Ndabasaba kugira ngo ube hafi ya Bibiliya yawe. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yohana ibice 9 ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Ni Yohana ibice 9 ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 5. Mene data ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Haleluya. Bene data iri jambo ni Yesu Kristo warivuze. Yavuze ukuntu akwiriye gukora umurimo w'uwamutumye hakiri ku manywa. Natwe bene data niko bimeze. Twe tugifite umwuka tugihumeka dukwiye gukora imirimo ya Yesu Kristo yadutumye gukora hakiri ku manywa kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Ejo bundi imyaka imbaraga ufite ndetse na opportunity zose ufite aka kanya ejo cyangwa ikindi gihe ahari ntabwo uzaba ukizifite, ariko hari inshingano wahawe n'Imana. Kuba Imana yarakuremye, kuba Imana yaragushize aho ngaho uri, yaguhaye inshingano kugira ngo ube umucyo aho hantu uri, ube igisubizo aho hantu uri. Yesu Kristo yaje mu isi, isi yari mu mwijima, isi yari mu ibyaha, isi yari ikwiriye kurimburwa imeze nabi bitewe n'ibyaha byari byuzuyemo. Ariko Yesu Kristo yaje nk'umucyo kugira ngo abashe kumurikira isi. Nawe mwene data Yesu Kristo kuba yaratumye ubaho, kuba Imana yaratumye ubaho ukaba aho ngaho uri, yahagushyize kubw'impamvu runaka. Aho ngaho uri ahari hari umwijima uhari, urasabwa kuba umucyo. Bene data isi turimo turayizi uko isi igenda, uko tugenda twitwa ko turi kugenda dutera imbere. Isi yacu iri kugenda iba mbi cyane, igenda yuzuramo ibyaha byinshi, igenda yuzuramo ubugome bwinshi, igenda yuzuramo ikintu kimeze nkaho abantu bataye ubumuntu. Dusigaye twumva amakuru ngo runaka ngo yiyahuye kubera ikintu runaka. Yarebye isi aho ati iyi si ngewe ndabona inaniye kuyibamo. Ejo bundi tukumva ngo umubyeyi ngo yishe umwana we ngo bapfuye imitungo. Umwana akaza ngo ngiye papa ntituri kumvikana, ukumva aramutemye cyangwa se bigenza ukundi. Ariko ibyo byose ni bimwe mu bigaragaza ububi isi imaze kugira. Abantu bahindutse babi, abavukana mu nda imwe
bakangana, bakagirana amashyari, bakageraho bifuza no kuba bahemukirana cyangwa se bakifuza kuba umwe yatwara n'ubugingo bwa mugenzi wiwe. Ariko ibyo byose no kubera isi yabaye mbi. Ariko se muri iyo si nyirimo nawe uyirimo mwene data, hari icyo usabwa gukora. Urasabwa kuba umucyo muri ino si yuzuye umwijima turimo. Haleluya. Yesu Kristo yavuze ngo nanjye ndakwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Wowe ukiriho ugifite umwuka, ugihumeka, ufite inshingano, ufite homework, ufite devoir Imana iguha uyu munsi, urasabwa kuba igisubizo. Urasaba kuba umucyo hari uri hari umwijima. Ahari mu kazi kawe hariho mwene data utari wakizwa, hariho mwene data utari wamenya umucyo, ukiri mu mwijima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe abamaze kumenya Yesu Kristo yadukuye mu bwami bw'umwijima ituzana mu bwami bw'umucyo, ari bwo bwami bw'umwana w'Imana, ari we Yesu Kristo, uwo Imana ikunda. Haleluya. Ariko mwene data wewe wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari mwene data wo mu muryango wawe, kuba mwaravutse mu muryango umwe, urakwiriye kumubera umucyo, urakwiriye gutuma ava muri uriya mwijima. Ntabwo iwe ashobora kumenya ko ari mu mwijima, ariko mwene data nimba warabonye umucyo uzamenya n'umwijima. Rero ufite inshingano zo kumukura mu mwijima kugira ngo nawe abashe kuza mu mucyo. Haleluya. Wowe ugifite umwuka, ugihumeka, ufite iyo devoir, uko igihe ntuzi iminsi usigaje ku isi mwene data, ureke kwibeshya ko ugifite iminsi runaka. Reka kwihereza imyaka 100 kuko ntabyo uzi. Imyaka yacu irabaze kandi imyaka yacu ni mikeya, ariko mu gihe tukiriho ku isi, niko ijambo ry'Imana ryavuze Yohana ibice 9 ku murongo wa 5, avuze ngo nkiri mu isi nkwiye kuba umucyo w'isi. Mu yandi magambo, hari igihe ntazaba muri ino si, ariko mu gihe nkirimo ngomba kuba umucyo w'isi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rituganze bene data. Reka dusome kandi muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 19. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko gucirwa iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Haleluya. Bene data baracyatinze mu mwijima. Impamvu ituma babitinzemo nuko ibyo barimo baracyari mu byaha, baracyari mu by'isi yishimira. Ariko ibyo ngibyo nibyo bituma bibatsikamiza bakaguma mu mwijima. Ariko mwene data, ku ishuri aho uri mu mucyo waba abandi bene data bari mu mwijima, mu kazi kawe mu mucyo, mu muryango wawe ahari ushobora kuba ari wowe wenyine ukijijwe mu muryango, mu mucyo babera umucyo, ubabwire ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bene data ngo tubagarure. Umuririmbyi niko yarimbye aravuga ngo tubagarurishe ineza. Yesu Kristo ashaka kukugarurisha umugozi w'urukundo. Ariko mwene data, iyi si turimo imaze kuba mbi, imaze kuzura umwijima. Bene data bamaze kuyitindamo, bayirimo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo muyisohokemo Babuloni kugira ngo mutarimburanwa nayo. Turi mu mwijima, ariko ndifuza ko wowe mwene data washobora kuba umucyo kugira ngo mugenzi wawe umutabare, ubugingo bwe kuguma mu nzira igana ku kurimbuka, ahubwo utume aza mu nzira igana ku bugingo, ariyo nzira igana mu mucyo, ari wowe Yesu Kristo. Yesu Kristo we yaje mu isi, isi yari yuzuye umwijima. Ariko abana b'abantu uko bari bakiryohewe n'ibyaha, uko bari bakifuza gutinda mu byaha, ntabwo bigeze bamwemera. Ahubwo kuko babonye atandukanye nawe, batangiye kumugirira ishyari, abandi bagashaka ko yicwa bakamwifuriza ibibi. Ariko Yesu Kristo yaje ababereye umucyo, ashaka kubakura mu mwijima kugira ngo baze mu mucyo, babashe kubona ukuri. Mwene data, uracyari mu mwijima, ntabwo uramenya ukuri, ariko Yesu Kristo aca mu bakozi b'Imana, mu bavuga butumwa, ashaka kukubwira ko hari umucyo uhari. Ariko uwo mucyo urasabwa kuva mu mucyo kugira ngo ubone, kuva mu mwijima kugira ngo ubone uwo mucyo. Uwo mucyo ni Yesu Kristo. Yaje mu isi, n'ubu ngubu arashakashaka mu isi, nk'uko twabiganiriye bene data. Arashaka kutabara wowe ntama yiwe yazimiye iri mu mwijima.
wowe ushaka kuzimirira mu mwijima, Yesu Kristo aragushaka, niwe mucyo, arashobora kugukura mu mwijima kugira ngo nawe ubashe gutandukana n'ino si. Isi turimo bene data irimo iragenda iba mbi, uko igenda iba mbi niko umwijima ugenda urushaho gukara. Ariko mwene data, nje kukubwira ijambo ry'Imana, wowe wamaze gukizwa, ndakwifuriza kugira ngo ubashe gukora umurimo w'iyagutumye, kuba Imana yaraguhaye agakiza, irifuza ko ubasha gukizwa, gufasha bene data batari bakizwa. Warakijijwe, kuba warakijijwe urasabwa kuba umucyo muri bene data bakiri mu mwijima. Rero mwene data, ndakwifuriza gukora umurimo w'Imana yagutumye, wa Yesu Kristo wemeye, kugira ngo ubwire bene data bo mu muryango wawe, ndetse naho uri ahari hose, ni ku ishuri, ni mu rugo, ni mu muryango, ni muri quartier, aho muri hose, kuba uhari ni kugira ngo ube umucyo. Yesu Kristo mu gihe cye yabaye umucyo, nawe mu gihe cyawe bu umucyo. N'abandi benshi bagiye bitwara neza mu gihe cyabo bakaba umucyo. Ndakwinginze kugira ngo mwene data ubashe gukora umurimo wagutumye hakiri ku manywa. Rero mwene data, ndakwifuriza kugira ngo ukomeze gusakaza ubutumwa, ubwira bene data ijambo ry'Imana. Ushobora gukora share, ushobora kandi gukomeza kugira impano cyangwa se umwete wo gukomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Muri devoir Yesu Kristo yadusigiye, yavuze ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu, mubabwire ijambo ryanjye, babashe guhinduka babe bigishwa banjye. Kuko Yesu Kristo arifuza ko twese tuva mu mwijima tukaza mu mucyo, ariho kuza mu bwami bwiwe. Yesu Kristo arakwifuza mwene data, reka gutinda mu mwijima, ahubwo uze kuri Yesu Kristo, abashe kuguha amahoro kandi abashe kuguhereza byinshi byiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'amaso yacu atari yabona, ibyo amatwi atari yumva, ngo nibyo tutari twatekereza, ibyo nibyo yatubikiye muri bwa bwami bw'umucyo. Rero mwene data, wowe urifurizwa cyangwa se Yesu Kristo aragusaba kuba umucyo mu mwijima aho uri, muri bene data bakiri mu mwijima. Ndakwinginze kugira ngo mwene data ufatikanye na Yesu Kristo kugira ngo tubashe kuba umucyo muri ino si yuzuye umwijima turimo. Isi imaze kuba mbi cyane. Ijambo ry'Imana rituganze. Reka dusenge kandi nkomeza kugusaba mwene data, sakaza ubutumwa bwiza kugira ngo bigere kuri bene data, babashe nabo kuva mu mwijima baze mu bwami bw'umucyo aribwo bwa Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo, wowe dukunda utwitaho. Ndagushimiye wowe duhaye iri jambo, urifuza ko tuva mu mwijima tukaza mu mucyo ariho mu bwami bwawe mwami Yesu Kristo. Ndakwingiza kugira ngo ushoboze mugenzi wanjye, ushoboze mwene data wumvishije iri jambo wese, kugira ngo mwami Yesu Kristo abashe kuba umucyo muri ino si turimo yuzuye umwijima, imaze kuba mbi, imaze kuguzamo ibiteye ubwoba. Mwami Yesu Kristo, kura abantu muri biriya bibi barimo, kuko badashobora kuza mu mucyo bitewe n'ibibi barimo, bakirimo barashaka gutinda mu mwijima. Ariko Yesu Kristo, mu mwijima, iyo umuntu ari mu mwijima biroroshye gusitara, ariko ndawusaba kugira ngo ubazane mu mucyo, kugira ngo babashe kumenya aho barimo baraca mwami Yesu Kristo, be gutinda mwami Yesu Kristo mu mwijima, ahubwo baze mu mucyo ariho mu bwami bwawe mwami Yesu. Dushoboze twebwe abamaze kukwemera Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kuba umucyo muri ino si yuzuye umwijima. Bene data batari bava mu mwijima, ndakwingiza kugira ngo nabo ubahereze umwete wo kwifuza kuva mu mwijima baze mu mucyo, kuko niho hari amahoro, niho hari ibyishimo, niho hari umunezero mwami Yesu Kristo. Bashoboze mwami Yesu Kristo, kandi twese ukomeza kuduha imbaraga kugira ngo twese tubashe kuza mu bwami bwawe mwami Yesu Kristo, aribwo burimo umucyo mwinshi mwami. Urakoze kutwumvisha data, dusenze twizeye mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.